nabyumvishe amabera ahita yikora ndayakabakaba ndayabura nsanga ndi umugabo ngo abana b'abahungu ngo baherutse ngo kukwegera ngo baragutatura ngo barakwegera ngo baragusasanura ngo induru yihumura. Diane ndabizi neza ntago yigeze uyumva wabonye iriya video ariko hari ibindi utabonye banza wumve. Muko niko wanjashwawe niko wakenaziwe umva we nimujya mujya kuraya no gushinga no gutubarika mujya kuri handi mushingira ujye ubanza urebe ugasura kaye nuko usuku yakayise nabayoza amafaranga igura wanjashwa we rabo ngo cyangwa kajye mu cyaro gahinge kakaza kwirirwa kanuramiyeho washatse turimo tw'amaboko bro kagiye kakuza utesema abantu wabuze ikintu ukora iwanyu uza kwirirwa utaramiye kuri Diane none gasa nabo kontu yego ngarasa nabi sinzi ko nabonye gasa garasa gute yakisiga simbizi cyakora indaya ntimugira imwe mana yanjye wa mukobwa wowe usibye kuba urwaye trauma yo kumenyekana. Sesoji yego ndi kuri kamera ndi mu kiganiro yego narindi gukorana ikiganiro n'umuntu twa Diane yego ibyawe byamenyekanye. Wese ndagusuje kandi nguhaye ikaze wowe mukunzi wa channel yanyu yitwa Ukwezi Official. Reka nkwibutse ariko kandi naragusaba yuko hano ugomba kunkorera subwo ibishizeho ugomba simba ntegetsera ndagusaba kuba wakora akantu kagasubscribe hanyuma ubuzima bukomeze bugenda neza kuri ino channel umubare udukurikirana wiyongere kandi hari icyo bizajya bigufasha nk'inkuru nk'iyi ngiyi itazajya gucika nyabona ije ikugereraho igihe. Nitwa The Voice wa Mojas hanyuma rero ndi kumwe n'umukobwa wanyu yitwa Diane. Diane yo umeze ute mwana wa? shameze neza Mukobwa wanje ndashimana ese abantu barabizi kuri umukobwa wanje umukobwa wawe oya atarababeye ndakubyaye oya manisha nanjye we ndakubyaye ndi mukuru aho da uyihakanye papa wawe ndiye bamfite umwana ari kubangana nkawe yego umeze ute se? shameze neza ndashima Allah amakuru ni meza urebye nyine ntabwo urya bibagiza cyane iyo utarebye nyine amakuru ubona oya se nwezo wareba nyine utarebye wabona amakuru gute wayumva oya iyo urebye ikintu nibwo ugishima koko se mpaye bimeze bite se mwana dore kwashize igihe kinini utaza kuganiriza abantu bacu ni nabangiye ka USA muri Amerika yewe Amerika konzi ko hajya y'abahungu gusa oya nari mbaye ndiyo naranyarukiyeyo ariko nagarutse nyumvira kandi ndabari bankumbuye Amerika hajya y'abasore oya ayo narigiye kuri gahunda z'ibintu ayo nari ndimo nyine nawe ugize utya uba werekeje Amerika banerekejeyo yewe sanze ibintu byaho ari sawa wasanze ari neza cyane hoya se rero nagarutse kandi byari byiza ngaho suza abantu rero bacu rero hano kuri ino channel umaze kwikura haba abantu bagukunda benshi cyane kabisa naye ndabakunda n'Ukwezi Official ndabakunda cyane namwe mukomeza mu nkunde ni narabaye ngiye ka USA ariko nagarutse USA ni hehe buriya yo ngiye za Amerika USA ni izihe nyuguti? hoya nago narise mu nyuguti ubwo nago ariko byumva USA ni nyine u na sa na a mu magambo arambuye bavuga gute? oya kandi ndi kubikubwira oya nyine ariko USA nyine USA nyine uri kubyumva ndi kuvuga amagambo ahinnye nyine narindi kugusaba kugira ngo uyahinure nyine yarambuye nyine USA
USA nawe uri ko byumva se ntabyo uzi oya ni uko nguko mbizi yerekana maze igihe gitoya niyo mpamvu USA bisobanuye United States of America okay for sure nuko nabyumvaga ariko bisubiremo United ni nabisonye ku cyapa ntabwo mtsibuka neza okay USA u ihagarariye United S State twabyumvise Amerika nuko twe dutangirira amakuru y'iminsi rero amakuru ni meza pe yego ni meza pe urasa neza wa kino Amerika mvuyeyo ndi gusa neza inzobe ari inzobe natembereye noneho ntago abantu bakumenyereye wambaye ipantaro ugize ucyo kubisemo umupantaro reka mbereke bana mwe kiraberewe sha uraberewe nawe nago wabinkora uraberewe karenge mana niko amena inshyushyu kanywa wayimenaho ajya barayimnago bayimena nambaye ipantaro nyine kuko mvari hakonje hanze haba hakonje byatari sha yego pe konje ndakana bara mpantaro nari ahubwo nari ndimo mvuga nti byagenze gute ngo wambare ipantaro ko nzi kwizira kubi bavuye hanze hakonje neza ubundi umva nageze naha ejo reka iyi nageze ejo mva mfite ubukonje bwatari yego wageze inaha ejo iyi nageze ejo kape iyi nejo buriya kutanzania aka gift sha urebye naje ndi kwihuta sinakibuka kwizana okay reka dutangire muri ubu buryo are you ready I'm ready twagiye nukuri Soji yaranshutse mu buryo bushoboka bwose akajya mbwira kugira ngo njye mu mafilimi yadanje ngo nuko turyamana kenshi akajya yirirwa ncuka ngo azari filimi yiwe ngagiye gukora n'indi ngazanjyanamo ngirenze cyakora indaya ntimugira impuhwe mana yanjye wa mukobwa wowe usibye kuba urwaye trauma yo kumenyekana ibindi bintu byose wabeshyera n'undi muntu uzaza mu buzima bwawe bizaba areba inyuma uyu mukobwa rero akagira ku kageso ko gukunda hit cyane bikabije kandi ikibazo cye ntashoboye gukina filime ntashoboye gukina comedy ntashoboye kuba umunyamakuru nta kintu na kimwe ashoboye gukora cyatuma agira ute afata iyo hit ngo azagikora ngamenyekana hano kirenze ibyo Diana n'umwana watangiye kuza imihanda mubona nkamugira inama nkamuha connection sinenze ko ari uzagenda ajye kumvuga uko nguko mubona icyo kintu cyambabaje no kurusha ibindi reka dusoze gutya Sasoji ngo yaragushutse aragushuka ngo yarakubwiye ngo ubisubiremo ibi bintu nawe wabyivugiye jewe kusoje bimeze twahuye ari ukuzadukora nyine yambwiye ko tugiye gukora filime ari filime yaragiye gukora then noneho we anshyira kuri kamera then amaze kunshyira kuri kamera arambwira ati kugira ngo kungiye nambwira ati nshaka filime nyinamo nshaka kutamenyekana yego noneho arambwira ati we ngiye kwanza kore akantu k'agasample ko ubizi nyine arambwira ati we cyuzuza nkubaza ujye usubiza kandi usubiza ibintu nyine abantu bahita bisangamo usubiza ibintu byiza nakumbaza ati buhungu mukundana uko nagutya subije nabi arapozinga arambwira ati subiza gutya niwe ubwe wamaye bisubize ngo nsubize ko nta muhungu kakuna tutaryamana bira bisubize niwe wabiguha niwe wabimpaye bisubiramo kuko we ari kumbwira ati nabwo nisiko biri busohoke we ari kumbwira ati araza kubyereka manager we ngamwereka ko ndi sharp then mbona umuhungu yabisohoye ndetse ndamubwira ati se kwishyura bisohoye ikintu kimwe nyine wese ushaka singa ibintu ngo abantu bakumenya nyine ari n'umuntu wadanije ngo atunyaka ngo muri filime ngahita abona kuri sharp akagushyira muri filime ndabyumva then turambwira ati yongeye kugurisha akantu kanyuma ngo kabihuhura tukwana ikindi kiganiro cyambwira ngo best friend wawe nyine abantu bagiye babona barabizi aho kuza avuga ngo nago ngo nshoye gukina filime ngo nshoye kuvuga unyamakuru ngo ndwaye ngo ngo trauma ya hiti ngo urashaka kumenyekana sinshaka kumenyekana nyine wowe wamenyekanisha mu buhe buryo bro ngenzi gukora na kinyo filime nanakora na filime nanavuga n'ibintu byananje kuko iyo hit andusha ni yes Sasoji ariko noneho mu bintu reka dusubire inyuma gakeya mu bintu wavuze hit Sasoji andusha ni yihe tuvuge hit Sasoji andusha ni Sasoji ari kuri cyo kiganiro mubwire hit undusha ni yihe wowe na hit undusha
uko byagenda kose kumbwira ngo ngiye ngo ndwaye trauma ya hit mva bro reka nkubwire Hey. wimbwira ngo umwana ngo watangiye umureba bro ko twahuye urabizi rero kuzaza nzana ubwo ngo ngiye ngo ndwaye trauma ya hit bro nagundusha hit uzanabaze Hey. uri kiri uri hasi ewana uri hasi yanjye urabizi mu bintu wavuze muri rino jwi ngo yaragushukaga ngo mukajya muryamana yaranshikaga ngo kugira ngo mfashe ngo kugira ngo turyamana ngo kenshi ntabwo mwabikoze yarakubwiraga mujye muryamana kenshi ariko ntabwo twaryamanye ubwo nari ngize ngo mwabikoze gake oya ntabwo twaryamanye ubwo njye yarabibwiraga ngo tubikore nkamubwira ati ntabwo byakunda ndamubwira ati byihorere njye nzakora ibyo ku bintu byanjye kandi bizakundwa nyine hari igihe umuntu ashaka kugufasha wakavuga ati kugira ngo ngufashe ngo tugomba kuryamana akambwira ngo afite shooting iyo ngiyo za hehe iyo filime se yaba yarakozwe iyo filime rero ntabwo yaje gukorwa kandi iyo projet yari ihari then yabonye njye nagiye kwikorera ibintu byanjye ku ruhande abanagiye gukora ibintu nagiye kumenyekana aravuga ngo utangiye ngo kunjye na IT akanyambwira ati nuzongeye gukora ibintu nibi ngo hantu uzongere kuhajya ndamubwira ati ntabwo byakunda ntabwo ngumisha iwawe gusa ubwo natangiye kwigira ku yandi ma platform nagira kwikorera ndamwihorera then noneho njye ikintu cyandakaje kugira ngo mvuge biriya nuko yashatse kugira ute kubwira boyfriend wanjye ko ari njyewe muntu ngo wamushutse ngavuge ngo njyewe wabyikoreye yega boyfriend wawe ni ntuzi ni Dinamo ari byo yashatse kuvuga ati uriya mukobwa ngo njyewe ntabwo shirawe nize mushuka ngo mujyane muri bingo niyo washatse ngadwara inyota ya hiti umva muhunda kwiyamye wankagegera ndakwiyamye ngene ndakwiyamye kurakabije uravuze ngo akagegera ndamwemiye nakagegera buriya ngo ndaya iryo jambo wakoresheje wanuza noneho yavuze ngo indango ntimugire impuhwe indaya ninde indaya uba wararayeho ni indaya iba yaraguhaye iri kubwita umuntu indaya utaramurayeho bro ndakubujije ariko buriya wa mugani ntabwo umuntu apfa kuvuga ikintu gutyo gusa okay no navuga ati ikintu yavuze agifitiye ubuhamya kuko ndi indaya yandayeho buriya wasanga byarabayeho ese bara yapfuye kubivuga uriya we wapi kabisa wapi kubera iki uravuze buretse gato uravuze ngo uriya we wapi kabisa uriya we wapi kabisa kubera iki nje nuko nyine we wenda ashaka kwari no kubivuga kugira ngo wenda andireho na hiti nawamenya ariko kuzavuga ngo indaya ngo nimugire impuhwe nizemuye nari kumugira sunda tangiye ari gushaka hiti ari kuyishaka kuko rwose uramuntu azwi hese azwi nande ngera kugiye ngo naga ndenze kubwira yaza ko Sasoji nge nari muzi ntarazi Kigali wari umusazi Kigali rero nanjye harabari banze batarazi Kigali yigo cyane rwose nanjye ni umufana wanjye uriya nubwo bazana ubucucu yigo cyane aragufana oya ariko yarakuzamuye azamura mu buki buretse siyo umuntu wagoye ikiganiro cya mbere nibara kimwe bivuze kunzamura se ni wawe mtumya yafashe nanjye nkora wenda ndasona rero wanzamage nari zamuye buretse gatoya uragira uti Sasoji yaranshutse ibyo yagushutse nacyo wabisobanura twabyumvisha ariko nta kintu kirenze yagushutseho ndetse kumwe nuko ngiye yambwiye ngavuga ama content natari ngonze kuvuga aha hari comment nabonye sinzi nango nakavideo ka kuvuga ngo yaragushutse kutavuga ukomoze kuri wa mupeti bita bamwitande uriya wagukoresheje ngo wanga mama wawe ubundi ukerekana n'ikariso kuri kamera Popsi Popsi uriya muniga twari turi gukora kandi abonye katizaza mu banyakura avuga ngo uriya mukobwa gutya gute nyine we twakoze gutyo nyine kwenda ari cyo nyeneye nari cyo yarakeneye ngo no gushuka nyine twese nyine wari ukeneye iki bisobanuriye nari nyeneye ibice ubwa mbere yagukoresheje uvuga ngo nanga mama wanjye ari nabyo bintu abantu benshi bahise basariraho barakwanga bati umuntu wanga nyina nta kintu kiza akwiriye arongera agukoresha werekana ikariso ibyo nibyo bintu byabaye skandale muri rubanda kutavuga uriya impamvu nuko nago ugize umubona avuga ati uramukobwa ngo nakoresheje ngo ibiki ugize wumva hari utugamba twinshi avuga uriya mwana uko natugamba twinshi yavuze ntago agira amagambo menshi buriya rero hari umuntu wishanutsa akakoroga umuntu we toka mbiri yangu wowe ndakubuje ngo iki ubise umutokesha kuza mbwira ngo ndaya ngo ni mugire impuhwe indaya buriya ngo nta muhe mugira kuza mbwira ngo ngiye ngo mfite trauma ya hiti bro iyihe trauma mfite wese ufite iyihe trauma buriya se
afite iyihe nese uriya utamvuzeho icyambere cyo ni wararuriye ni umusitari uriya reka niyo atamvugaho se yabona yarariye gute agomba kumvugaho kugira ngo abone amaramuko vugisha ukuri wivugira vugisha ukuri ajye yivugira abone amaramuko cyane mbo ibyo bintu rero uri kuvuga ibyo bintu uri kuvuga sinzi nanjye yewe sinzi niba ibyo bintu muri kubyemeranyaho rero tugomba kubyemeranyaho akamvugaho kugira ngo abone amaramuko pe kuri narwo ngiye nzongera no kuhangayikishwa nuko wamvuze wa muntu wese unamvuga mboneho no guha umuntu wese mushimira ukomeza kumvugaho iyo hari ikintu cyadanje mu buzima ufite muri wowe abantu barakuvuga umuntu natakuvuga uzaba rwose ewana nta kintu cyadanje ufite muri wowe kuko umuntu akuvuga yakubonyemo ko buretse gato Sasoji yego ndi kuri kamera ndi mu kiganiro yego narindi gukorana ikiganiro n'umuntu witwa Diane yego ibyawe byamenyekanye ngo uri gushaka hiti kuri Diane ushaka iki ngo uri gushaka hiti kuri Diane bahira ngo uri kumuvuga kugira ngo ugire ngo wowe ngo urimo uragenda uvuga ngo nta kintu ashoboye ngo kandi ibintu byose ngo buriya ngo arabishoboye ndamubujije no kuvuga ko n'akana nareze ni akana kanjye ndagakunda ntabwo nagashakiraho hiti nkifuriza neza gatera imbere ariko ntabwo nagashakiraho hiti icyambabaza ni uko nk'umubyeyi wareze umwana wabona nyine ari gutana inzira itari uri nk'umubyeyi wareze umwana mbese ako ni akana kanjye katarakumubiri none se mu bintu wavuze ko wavuze ngo ni indaya kandi iriya jambo ngo ryaramubabaje ni ukuvuga nyine umwana yatanye uba ugomba kumukebura ni akanyafu wamukubise ni akantu k'akanyafu nta bugome nawe urabizi niba uri umuntu mukuru ntabwo watuma umwana nyine agenda ngo byange ugomba kumwizaho akanyafu gusa nta bugome ari ukugira ngo agendere mu nzira nziza kure n'ababikitegereza ku bandi ariko mu bindi bintu Diana ari kuvuga yuko ngo mwapfe yuko washaka ko muryamana akabyanga ni ukuvuga iyo umuntu yarakaye nawe urabizi umujinya nyine utuma wa muntu nyine wakubabaje igiye kurega n'umuntu umuvuga nawe kugira ngo uwuregera nyine yumve ibyo bintu kuko nyine wenda yishize nk'umujinya washize watuze uburakari bakavuga ati nyine ni umujinya bineye nanjye yarambabaje akanyafu kambabaje ariko nyine atari ibyo ngibyo ntabwo yumva umubyeyi yakoreye ibyo bintu umwana ntabwo bibaho none se mubyeyi ko harakaye nabi ukajya gusebya umukobwa ngo ni indaya none arimo aragira ati ntabwo namusebeje we arimo aragira ati uyu muntu kunyita indaya yandayeho kangahe oya ntabwo akita akanyafu ko kwita umuntu indaya oya ko kwita uri kubyita mu buryo bitari kandi ari wowe wabivuze kuvuga bakita gucisha akanyafu no gukebura ukamukebura akagenda mu nzira zima nyine ariko ngo nyuma yo kumenya yuko ngo akundana ngo na Dinamo ngo byaranakubabaje nabyo yambabaza gute se ndi kubona ubwo wenda ikibabaza umuntu no gusanga nyine urabizi buri wese aba yifuza umukozi arera umwana we neza yafata umwana we neza bitanze umukwe nyine ari nta kintu kirimo ni ikibazo kiremereye nganyumvira ubu noneho kuri Diane urabizi buri mubyeyi aba yifuza umukwe muzima none se uravuze ngo uriya tubona ngo ntago yavamo umukwe muzima anase umukwe wa derede ushonje nese ugiye kuba nk'akasuku kari wavuze ngo uzarebe neza ngo abasore ngo bafite direde ngo nta kintu cyakibereyemo ngo ni ugukanga diveriseri kuko buriya nubwo nyine nawe biri ukuntu ariko ntabwo ajya kure y'ukuri nyine cyane umusore ufite derede nyine wenda ashobora kuba zifite wenda ari muzima mu bundi buryo ariko se nta bwenge nta mafaranga nta muco nta ki urumva haba hari ikintu kirimo nyine ntabwo muko ntamwifuza arambwiye ngo uravuze ngo nta mafaranga ngo wowe yarusha Dinamo Yesu Kristo we
rero abantu badafite amafaranga barangwa no gushaka kugaragaza ko bayafite. Igihe abayafite bagaragaza ko ntayo bafite kugira ngo nyine batiteze ibindi bibazo. Ukuri arakuzi nabamureze agakura se ntayo byakunda. Ni irihe jambo wahereza nka Diane mu butumwa? Diane nakoresha ubwenge kurusha umubiri n'ibindi byose. Buramugeraho humura. Hanyuma kuri Dinamo nageze mukoresha ikiganiro arambwira ngo aramukobwa wamutuye. Yamaze kureba ahantu abanga aramubwira ati ngiye kuguha ariko ibintu by'abakobwa byibagirwe. Nawe nama namugira n'abanze yubake yo gutekereza abakobwa bazabitekereza nyuma y'imyaka 3 cyangwa 5 maze kugira hagera ati aka kanya bikeneye. Icyo kiganiro narakibonye yavuze ko ari ibyakera ntago ari ibyubu wasanga yarabonye amafaranga. Njyewe nk'umuntu muzi mba mbizi. Niyo nama namugisumba ikintu namubwira. Cyo wamubwira pe nareba ikiganiro. Azakibona Dinamo. Nashaka amafaranga. Ashaka inoti. Turagushimiye cyane ukomeze ugire umunsi mwiza. Murakoze. Sawa. Shatse kuvuga ko shurangira amafaranga agira. Ngo ni nkubiswi we no kubona direde. Shareka mbabwise kuri abantu kuki basabye abandi. Ngo ni nkubiswi buriya ayo makuru ntago nari nyazi. Agira amafaranga. Yego. Kandi afite nayo pe. Ayafite nayo mu myaka afite ntanazagera. Amafaranga afite nayo. Urafite imyaka ingahe? Oya. Ntabwo navuga ngo mu myaka afite ngarabaye nayo ngayo kandi tuzakorera yandi dufatanyije tugerana komeruka mwarashwanye kubera kwerekana ngo ngira password. Oya nyine bizakunda rega dukomeze nago ahantu hacu urukundo hacu urwango ntago haca urwango ntago haca urwango tuzangira dukundane kandi Imana izabidufashamo. Naje kumenya ndi makuru ngo ufite umwana kuki waduhisha umwana wawe. Ngewe abantu bari nyine umuntu wese yenda himba inkuru abantu kugenda avuga ko mfite umwana ngiye nago ndabyara ko ahisha umwana ndahisha umwana se hehe ngiye nago ndabyara kandi mukuru wawe ari wabivuze. Ngiye na mukuru wanjye ngira rero abantu bagenda bavuga ngo mukuru wanjye na mukuru wanjye ngira ndababujije na mukuru wanjye no mukuru wanjye usakuriye nabonye muri famille yacu nango tubyara zamukara ko ngwiki nukuri kw'Imana umukobwa ni mubi nago yavuka muri famille yacu ari kuriya urirata nukuri kw'Imana nago yavuka muri famille yacu. None kintu utazi uramukobwa kino kiganiro ndabizi yuko arimo arakireba. Naze kwikina ko namuvuzeho nagare mvuzeho mvuze udusimba tuyina tunyitirira twose udusimba twose tuyina tunyitirira ndatubujije akubanza unare bibaye rero kuri biba kuyitirira waburenze ndarenze kuko ko umuntu afashe umwanya kuvuga ati ndi mukuru we ndi musaza uburenze ubwo biba binyongerera kuvuga ati ndi wadanca ngenda ewana numva nabyimbye. Yego. Uzi umuntu afashe umwanya gatumwe urabura kwicara mu rugo ngo umugabo wawe mutekera abana bawe bamesere ukajya guta umwanya kuri ngiye uri kuvugaho udafite inshingano na zimwe. Wataye urugo rwawe. Kandi umugore. Ni umugore w'abana. Yego. Agata urugo ukabura kwita ku mugabo. Ukagenda ukajya kujujura ngo uri kuvuga kuri Diane. Ni ukuri urimbura mukoro pe. Urimbura mukoro ni ukuri. Noneho aka kavido sinzi niba barakabonye. Uyu mukobwa namukoresheje ikiganiro. Sinzi niba icyo kiganiro warakireba. Umva none. Ako sura mukobwa munamushaka. Oya buretse. Ko yerekanye Umukobwa witwa Diane yerekanye ikariso. Ako sura mukobwa munamushaka hiki. Ko yerekanye ikariso ye katari yanyu. Yaradusebeje twe nk'abakobwa. Gutesi kuki? Nisira akarisi rahenda. Ako sikusetsa. Ikariso zose uzabona zifite uturaba imbere duto. Uzamenye yuko sigura amafaranga 1000. Ahubwo se ubusi zamanitse ziri kuri 800. Ndapfuye none. Reka turekeraho. Niko wanjajwe we. Buretse gatoya. Burya nubwo wiyemera ngo ambare karisama ngo yaragabanutse noneho ngo ni 800. Ngo nambaye kariso ya 800. Niko wanjajwe we. Niko wakenaziwe. Ikariso ya 800 njya kuyigura ruhari.
umva we nimujya mujya kuraya no gushinga no gutubarika mujye mujya kure ahandi mushingira ukayuza unshingiraho kayiso y'igihumbi njye ubona ndi kuri level yawe ujye ubanza urebe ugasura kaye nuko usuku ubone kuza uvuga ngo umuntu abareke kayiso y'igihumbi kayiso nabayoza amafaranga igura wancajwa we ubwo se waje tunaritse kibuno hano ngaho wari wicaye wari wambaye yangahe naragusebeje se nkusebya umanika nkubwiye buri wese ajya amenya ubuzima abayemo sibyo buri muntu wese ajya amenya life yiwe ukayuza ngo wicarire umuntu mani ntabwo ubuze impamvu y'ubuzima bwe rero we tuza cunga sana bebe cunga sana hari n'abandi bantu bajya baza kuri TikTok ndetse no kuri YouTube bakazaho bati baradusebeje mukobwa narabasebeje wasebeje abakobwa basaba imbabazi pe basaba imbabazi umwana wa mama nabasebeje gute ngiye nta muntu nasebeje nisebeje ku giti cyanjye ngiye wasebye ku giti cyanjye kuko umubiri n'uwanjye ninye ngiye wasebye rero kuzumbwira ngo naragusebeje utarambyaye mani kana uri umukobwa ngiye narisebeje ku giti cyanjye oya hari umugani bavuga ngo umukobwa nganga bumwe agatukisha bose oya ngiye narisebeje ku giti cyanjye ngiye narisebeje pe ntago we nagusebeje kuko nta kintu mfana nawe kandi uri umukobwa nawe akaba ari umukobwa turanatandukanye cyane kuba uri umukobwa n'indi umukobwa hari aho dutandukaniye kuko ibi byacu byose ntabwo bisa ibi ntabwo birasa rero nanjye ibyanjye n'ibyiwe n'ibisa bimwe biba bimeze gute biba bitandukanye pe dutandukanyiriza ukuntu biba bimeze icyo nkubwiye nuko ibyanjye bidasa n'ibyiwe rero nawe uzabigiye kuramo ubushakashatsi ubirebe ibyanjye ibyiwe ni ahantu bihuriye buri wese agira ibintu bitandukanye noneho hari akantu yavuze mana yanjye we nsubira muri video ndareba mbona ako kantu ni Claudia yavuze ngo iki ndi kareso zifite akantu kakaraba imbere ngo ni igihumbi ubu zishobora no kuba zarageze kuri 800 ese ubundi yo kariso kuko niyo nayambara ikibazo ufite ni ikihe ni nambari ya turuwaza ubwo se wayinote kuki nakoresheje iyo karisa ahubwo fuyu datagira iyo mindset tukabigicu tukabikigodi man buri muntu asagira ibyamubabaje ukajya muza mutera iseseme yawe dia nakajya muza mutera iseseme 800 igihumbi banasanga yanaje yanabunuje niyo yambaye ahubwo noneho ako kana bari ko tuvugaho ugira amahirwe aranayigondera akayigura ngewe amakuru mfite nuko muri iyi minsi nta mukobwa ucyambara ikarisa noneho uracyabyambara rero yagenze biti nimba nyende rero nakomerezaho nanjye ngomeze nyambariza igihumbi niza 800 gakobwa we kimbura mukuru kaba kabuze kwicara wabo ngo cyangwa kajye mu cyaro gahinga kakaza kwirirwa kanuramiyeho washatse uturimo tw'amaboko bro kagiye kakuza utesema abantu wabuze ikintu ukora iwanyu uza kwirirwa utaramiye kuri Diane ngo uramuvugaho guje ngo ibintu ngo yambaye bro wapi kabisa shaka uturimo tw'amaboko ukora umveho biri seriya abantu babaye imbura mukoro batashobora gukora imirimo ngo bakoresha amaboko yabo bakirirwa bazavuga ngo Diane ngo Diane mukuru we ndiziye Diane uje kumara iki ndakubujije no kuza ari n'abanya ngo musaza wawe we basaza banjye ni batoya ngira nta musaza wanjye mukuru ngira ndababujije ndi batoya nabwo afite ubucucu ngubwo ngo baza biriga batese seseme urumva kunana mukuru wanjye ngira yaro ndababujije urababujije nawe ngira kabisa urababujije yabo kwande wo gwande na mukuru wanjye ngira barabajye baziba ngo mbahaye gasopo no kunyitirira we nani soni uriya mukobwa se buriya ntago ari mukuru wawe reka ngiye ntago mvukana n'inuza ni barasinze ukuntu nabonye asa nabonye nsinzi nabonye asa nabi simbizi nagaruka umusije ariko nazaze yinjija muri famille yacu ngo ni mukuru wanjye kamanye gasa nabo ukuntu yego ngarasa nabi sinzi ukuntu nabonye gasa garasa gute bakati yakisiga simbizi inyara butisiga kara kantu gushaka ari kanyira butisiga bundi muri kayase barasanga ariko bakita oya akobwa ni mwiza sha nimba ari bara abakobwa ukunda zijyanire akura mukobwa nabanje kumukoresha ikiganiro hano nagaru umukobwa ahubwo n'umugore nakashaka uriya n'umugore nabanje namukoresha ikiganiro hano akugira inama ahubwo birabindi yabivuze akangira inama yarambyaye avuga ati nk'umubyeyi rwose no mukobwa nago nyene ngo ugira inama wowe mwana wapi kari nk'umubyeyi uriya nago ariko ari umubyeyi wanjye uyu ugira umuntu inama se ni kuri uvuga
ni kuri umutuka ni kuri umusebya Hey. cyangwa ugira umuntu murambwa ati nkana ndumugiriye inama agenda muri iyi nzira iyi niyi bino bireke bino bireke nawe niko yavuga nagaruko yangiriye inama sha niko yavugaga rero ngiye ko nabyushaka ikiganiro kirebye narakebye suko yangiriye inama yangiye inama asa nk'umuntu uri kunsebya rero nimbabuze icyo ukora madamu ukabura gukarabya abana bawe ngo wite ku rubyaro rwa ukaza kwicarira Diane cyane ntabwo uzambona pe ntabwo azakubona wapi akandi kantu tugiye gusoreza uyu munsi nibanze ku kiganiro cyo gukoresha amajwi n'ibintu biri ku kintu ndagira ngo mare urujijo Dia ndagira ngo mare urujijo uyu muntu ni wowe nabyumvishe amabere ahita yikora ndayakabakaba ndayabura nsanga ndi umugabo ngo abana b'abahungu ngo baherutse ngo kukwegera ngo baragutatura ngo barakwegera ngo baragusasanura ngo induru yihumura ni wowe cyangwa sha ntabwo ari njye urabona buretse gatoya ndi kinere kandi kinere wanga nyina oya nditangiremo hagati umve aya majwi ubanze umva aya majwi y'umukobwa wanyu Diane ndabizi neza ntago yigeze uyumva wabonye iriya video ariko hari ibindi utabonye banza wumve Mani ndakujyaraho iyi ni inkuru nabonye ku macano abiri wasanga hari n'indi nanjye iyo nkuru mu minsi ishize narayibonye umaze iminsi ingahe mbere na mbere uyumva mbaze nk'iminsi nk'ine ndi kuyumva iyo nkuru ine aha ubwo wasanga hari indi kubera yuko ngewe cano nazikuyeho hari imazeho iminsi ibiri indi mazeho umunsi umwe ngiye ni iminsi ine pe nyibona nyumva ariko aya majwi ntabwo ari ayanjye ntabwo ari ayawe ndabihakanye nyine ni kwa kundi umuntu iyo abuze inkuru kwa kundi nyine babuze icyo ukora nyine wabaye imburamukoro ukavuga ati reka nkore inkuru kuri Diane nyine abo bantu bita nk'imburamukoro pe nk'ikintu babuze icyo bakora bakavuga ati reka bapfe gukora inkuru kuri Diane nyine bitwikire bibonere n'amaramuko birire ubwo se tuvuge ko ariko byagenze bave mu bushonje kuko aya majwi ntabwo ari ayanjye ushingira uvuga ko atarayo kandi bamaze kuvuga bati ngiye nuko nabuze umuntu wayikuye nyine wayikoze imbere na mbere ngewe ntabwo ngiye mvuga gutyo icyo ni icyambere ujya ntabwo uvuga gutyo aya majwi icyo ameze nk'ahinduye ameze nk'umuntu usa nk'aho ari mu kabari sibyo ubirebye neza uri kubona nyine akavuga ngo ndakunyarira ni umuntu uri mu kabari ngewe nabonyeho amano z'amahenikeni ujya ahubwo ngewe narebye iriya kuko hari icyo nabonye ivuga ngo ni video y'iminota 3 hanyuma ngewe mu gihe uzazanijwe mwana nta shusho ryanjye ufite aho ngaho waba wahiye umunsi uzaza uzampa ikimenyetso cyerekana uri kunyerekana nka ya majwi ya Pastor Moses none se nyine hari amashusho yanjye uba ufite se kandi ijwi biba byarumvikana ngewe ijwi si ryanjye ndabihakanye ko si kuri yamvuga usabaza ngewe ziriya nzoga z'amayikini si zo nywa cyo ni icyambere cyo nk'uyihe ntabwo mperuka no kujya mu kabari kuva zino nzu zizazamo wapi kabisa amaze igihe kinini najya mu kabari abantu tujya dusangira barabizi rero ayo mashusho sinzi igihe yafatiwe ko simperuka kujya mu kabari pe hari umuntu nabonye wakumanutse neza ati umwana arananiranye ati murebe Diane mani ibyo kuzumbwira ngo ndananiranye ntabwo nakunaniye pe ntabwo nananiranye oya ngo noneho uzi impamvu se yabaye ati yanze nyina murabibonye agiye ku gasozi yerekanye kariso noneho ngo abana b'abahungu ngo baramweye sinzi umubare wabo ariko ngumva ngo bari bagokoze ikintu cyitwa koperative koko papa ngo barakwigira none bigena naho ubwo ati mwambabariye mwabanuze mu gihe ntabwo nagisubiramo kira kijambo nabwiye amajwi singiye pe n'ukuri nagari ngiye si uko mvuga pe abantu banzi babyumva ariko singi nayo uko ubibonye cyangwa wabibonye niko nabibonye nkuru yanangezeyo igikorwa barabinsharinga abantu benshi cyane ako cyewe nangeje bundi narayigusharinze urambwira uti ndabizi ndabino nabimaze iminsi nawe timaze iminsi mbibona kuko nabibonye igikorwa rwose ngo nayisharinzwe kuri yo cyane kuri cyane ndashatse kuvuga ndabibona
ariko ukuri guhari njye nabwira abanyarwanda uwo muntu si njyewe pe nyine iyo umuntu ashatse umuntu wese niyo mpamvu abantu sinzi impamvu abantu tutari kujya mu gakiza ngo dukizwe abantu bagenda basigaye dukoraho inkuru zitari nziza ndetse ukeka ko bino bintu bari kubikora bitewe n'iki wenda nk'umuntu wazanye no nkuru baba ari gusebya umuntu niyo mpamvu babikora kuki nta wundi babishyizeho bakavuga ati nyine ngiye bashaka kunsebya nese urumva hari ikindi kintu nese nyine wabigenza ubuzima nyine bibaho reka ntange ukuri kuri bino bintu wenda ngiye ikintu mbiziho nahamagaye umwe mu bantu bakoze ino nkuru ndamubwira ni wampaye iriya video kuko we kuri titre yanditseho avuga ngo video y'iminota 3 Diane ngo ari gusambana ndabwira ni wampaye iriya video it's okay arambwira ati video nayo mfite none se wakoze inkuru ubikuye he arambwira ati nanjye nabikuye ku yindi cana ndabwa nta kintu biziho nta makuru ya nyayo yabaye ati ngiye nabonye ku yindi cana nanjye muta nkora inkuru muri buriya buryo bagiye bareka kugendera mu kigare se ndamubwira nti rero ariko buriya nta kuntu umuntu ushobora kumurega ukozeho inkuru itari nziza iyo ngeraga ushaka kumurega ngo oya kuba bihanirwa birahanirwa ariko sinkubwiye ngo ugende ubarege hari igihe abantu bari kwishakira views nyine views rega mujye muzishaka neza pe mujye mutubabarira no kuri kw'Imana hari uburyo bwinshi bashakamo views udasebeje umuntu nkari amajwi nago nawe ikintu yambwiye uyu munsi dukoze kino kiganiro ikintu yambwiye ati cyakuze nagerageje kubaza n'abandi bantu ba mbere nk'uko umamagaye nanjye nabajije abandi bambwira ko ari amajwi ngo amaze igihe kinini cyane ariko ngo nta nubwo ari aya Diane nicyo kintu yabashiye kumbwira kuko urumva n'abandi bantu bashyire mu bwenge impamvu wenda nishatse ko tukakomozaho kandi n'ubundi nari namaze kuba namenya ukuri hari amacano bari kugenda bakoresha rino jwi yakumva rino jwi nawe akahita avuga ati reka ndikoreshe muri nkuru hari n'amacano nabonye yarebwe cyane ari mu 100,000 yakoresheje rino jwi njyewe kuri nabaha uko nguko ni uko uwo mutipe yanyibwiriye ntago ndi buvuge izina ryako n'umwe mu bantu bakoze ku ino nkuru shano kuri mujye mutubabarira mureke kugira kabisa iyo nkuru narayibonye abantu barayinci yarinze numva sinabitindaho ndayibona ndabireka nabibonye nabibonye kabisa iyo ugiye kubikora iki Diane nyine cyangwa nirihe somo babiri kuguha wowe iyo ubonye abantu bari kukwitirira muri buno buryo bagashaka sound zishobora kuba zimeze nk'izagusebya wowe niki kintu bikwigisha cyangwa nzongeye gukora ko umuntu uzongera kunkora inkuru nsinza muri reporting kuko ibyo bintu ni ibintu bishaka kukwicira izina bishaka kugusenya mu buzima urabona batari kugenda babihuza wenda njye uko mbibona ndabona bari kugenda babihuza na kuno kuboro wigaragaje akaba ati umuntu niba yerekane kariso turamutse kandi none ikindi cya kabiri uri kugenda uvugwa cyane kuri social media akaba ati reka twite tubihuza n'uyu nguyu abantu ntago bazabihakana twibonere views mushake views neza muzishake mu bwenge zitazabagira ntago ndimo abashaka views bose bazishake neza hari igihe ugera amani ku munyamakuru gatangira akakubwira ibintu ugomba kuvuga kagufurumata mu mutwe wari gukurusha ubwenge namaze kubibona nyine umurangiye kumenya ubwenge nyine oya niyo mwenda mushobora kuba mwakora content muhimbye ariko akaba atari content wenda isebye umuntu nabwo nta kibazo ntago biba ari neza kabisa mwanyamakuru mwe mushake views neza abanyamakuru twe rwose wabahaye ubutumwa hari abantu benshi cyane b'abanyamakuru nzi bakunda kunkurikira abanyamakuru mwe ngiyewe rwose umuntu ugira kunkoraho inkuru nkabona biri too much biraza kugira kuvamo ikindi kintu cya danje kibi kuko ni ibintu biri nyine ndi kubona kuri njye bitari sawa gukora ibintu nyine muri kurengera hari ikindi uretse iki ngiki oya bari kurengera byinshi cyane uretse iki ngiki hari ikindi byinshi cyane bari kurengera ibiki bindi kandi muri kurengera cyane oya ni byinshi ngenda mbona bari kurengera rero bari kurengera cyane inkuru nziza rero tugiye gusorezaho inkuru nziza ntujye detail cyane rwose ntujye detail cyane hari abantu benshi cyane bakumenye ngo wanga mama wawe noneho na comment nyinshi cyane n'ahantu hagiye hari izo video rwose hari comment nyinshi cyane zigutuka
ati uri ikicucu umuntu wanga nyina nta bwenge ntaki uzapfa nabi ibintu nk'ibyo ngibyo. Inkuru nziza ngewe namenye ni uko amaze kwiyunga na mama wawe. Byararangiye twaniyunze rero abo ngabo bazakomeze mu mutwe wabo babare ko nta bwenge ngira nababwira iki ni akazi kabo. Byari rero ni icyo ngicyo twibwe nta kibazo gihari hagati yacu ahubwo muri bo nibo basiganye ikibazo. Mwariyunze cyane ntabwo turi buvuge umuntu wabunze ariko kubera nyine we ntabwo ari ibintu ni umuntu nazwi cyane rwose ni umubyeyi mwiza turagusuje ahantu uri wa mubyeyi we Imana igikomeza igukoreremo ukore n'ibindi bikorwa rwose mu butumwa. Cyane umubyeyi mwiza ni yakoze ikintu wenda cyadanje umuhereza ubutumwa yakoze ikintu cyiza undi muntu batakora undi muntu atari gukora nta n'umuntu ubizi igitekereza mu buzima we deni aragikora. Mba nyine ni ikintu cy'ubutwari kiruta amagambo nyine gufata umuntu ukamushyira kuri kamera ukamubwira utugambo twinshi kurusha nyine abanyamakuru cyangwa abandi bantu babishakira ama views ariko we ntabwo yashatse views we yashatse kuvuga ati reka bano bantu mbunge nubwo nawe ari umunyamakuru ariko siko yabikoze ntabwo we yabikoze gutyo yavuze ati ntabwo njye nakishimira ko mukomeza gushwana muri buno buryo. Rero nyine ndamushimiye cyane Imana ikomeze mu umugisha. Nahangaha dusoreje rero mwa nshuti zacu ariko nago nyankunda gusoza nahaye umuntu ijambo yari ikintu wumva wasorezaho reka ne kukunigana ijambo. Sangiye nacyo nuko tubakunda kandi mujye mukomeza kwibiganira byo Ukwezi TV ndabakunda cyane. Ngiye naga ari Ukwezi TV ni Ukwezi Official. Ukwezi Official ndabakunda. Yani ya mukuru wanje. Ngiye ndabakunda cyane. Muzadukundire natwe mudukunde ngiye abantu bankunda ndabakunda n'abanyagape nabo ndabakunda. Nta mutima mubi nta n'urwango rwa ruhari. Ndabashimiye kudukurikira bamwafashe umwanya mu kare cy'ikiganiro cyacu. Okay. Yego nanjye ikintu ndi gusorezaho no kubabwira ngo nta muntu uri kwisi umumarayika umuntu ashobora gukosa mu buryo bumwe nawe ugaba wakosa mu bundi buryo. Diane wenda yarakosheje mu buryo bumwe mwabonye ariko naga ikiza ari uko mwamuciraho urubanza cyangwa se ngo mumuvuge amagambo mabi cyane. Buri ikiza aho gushobora kuba wabikora nk'uko uwo mubyeyi yabikoze akavuga ati ahangaha ntago ari uko byagakwiriye kugenda reka nkunge na mama wawe akamufata akajya kumwunga na mama wawe. Nuko ngo komenti zisenya muzireke nukuri yakosheje muri buno buryo nawe bakurebye bashobora gusanga hari ahandi hantu utari mwiza. Imana barinde rero nshuti zacu ariko mwibuke no gukora subscribe. Nitwa The Voice wa Mujasa hanyuma ninde kumwe n'umukobwa wanyu yitwa Diane ariko se kutavuge ko ufite chano nshyashya. Guys mfite channel nshyashya yita Miss Diane. Mushyigikire mukore subscribe nzambashyiraho ibintu n'ibiganiro biryoshye bimeze neza kandi muzakunda ndabashishikariza gukora subscribe. Nakoze cyane. None ikintu kirenze umuntu uri kuri ino video narebemo hasi muri comment na pininze link ya channel ya Diane ku buryo ushobora kujya umukurikira nawe. Rero Imana ikomeze barinde ibahe iterambere ryose mwifuza ariko riciye mu buryo bwiza. Amen. Nicyo kintu bifurije.